ikintu nacyo cyagarutsweho cyane ko Afurika igiye kujya mu murongo cyangwa se ubuhinzi buri mu murongo w'ibyigwa muri iriya nama. Rero no ku Rwanda navuga ngo ni ikintu cyiza kandi hari icyo bizadufasha cyane ko nyine niyo viziyo dushaka kujyanamo uyu mugabane wacu muri rusange, natwe turi ku mugabane wa Afurika. U Rwanda rero kuri ibi nkeka ko bigiye gufasha ubuhinzi bwacu ndetse buzazamura n'urugero noneho ikigero twatugezeho cy'umusaruro w'ubuhinzi ukaba wakiyongera cyane ko noneho turiho tureba tukabona leta iri gutera inkunga abahinzi. Hari iyo mishinga igiye itandukanye ya tubura n'iki byose urabona ko bari kubishyiramo imbaraga. Kuba izi nama rero zigiye kuba bakaba bahura bakaganira mpamya ko n'ubundi ari ibyongera imbaraga mu buhinzi n'ubundi. Govi, bamwe bati nyakubahwa perezida wa repubulika aba ari gukora igishoboka cyose kugira abayobozi batazabona urwitwazo. Ni ngombwa mbese aka kanya iyo tuje ku kazi bosi akaba yakuhaye interineti Yego. kugira ngo ushake amakuru, akaguha umushahara, ubusabwa iki? Gukora cyane. Ubusabwa kugira ngo ugaragaze umusaruro, ugaragaze impamvu ibyo ngibyo wabihawe. Nyakubahwa His Excellence arabanza akafatanya nabo bakorana bakabanza bakakwereka ikibazo gihari, bakakwereka inzira byacamo kugira ngo gikemuke, bakakwereka nuko wabigenza cyangwa n'igihe byafata uramutse wabikoze neza. Ngira ngo muri bya bindi by'abanyarwanda agapira bagasunikiye babayobozi bo muri za nzego zivugwa, za nzego zifite ibyo bibazo, ku buryo bavuga ngo umusaruro waragabanutse, wenda n'ikibazo cyo kuhira cyatumye ibihingwa byari byahinzwe wenda izuba ribyica ntitwabona umusaruro, ni ifumbire yabaye nkeya, bakakuzanira izi kampani mpuzamahanga zicuruza izo fumbire. Yego. Bakakuzanira gahunda ya leta ya nkunganire ku bijyanye n'ibikoresho bifasha mu kuhira. Nyine ugasanga hantu hose wakwitwaza bamaze iyo detail kuyifunga. Nyine umuyobozi agasigara arwana no kuvuga ngo His Excellence atazambaza ngo ese ko twakoze gutya na gutya, uwo musaruro wawe uri. Yego, ubwo nuko nguko bimeze. Boreka dutegereze turebe ubufatanye bwa IFAD n'u Rwanda ibyo rugiye guhindura. Naho tukiri ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda, Perezida Paul Kagame yagaragaje ko nta gihugu cyangwa umuyobozi wundi wo ku isi ushobora gufasha umugabane wa Afurika kurenga ibibazo ufite. Ashimangira ko byashoboka gusa hashyizwe imbaraga mu bufatanye bugizwemo uruhare n'abanyafurika ubwabo. Ni impanuro Perezida Paul Kagame yagarutseho kuri uyu wa 12 Gicurasi 2026 ubwo yari i Nairobi muri Kenya mu nama yahuje Ubufaransa n'ibihugu bya Afurika. Gofi, iyo twumvishe nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabivuzeho kandi na nyakubahwa Perezida wa Repubulika ya Kenya Emmanuel William Ruto yabivuzeho, kuko nawe ubona mu mboni zawe Afurika ibibazo byayo amahanga adakwiye kubizamo, bagomba kubikemura nk'abanyafurika ubwabo, cyangwa se tugomba gukemura ibibazo byacu nk'abanyafurika ubwabo, cyane ubundi Afurika uracyari wa mugabane utigenga ugikeneye amahanga kugira ngo utere imbere. Tabanza ngaruke ku ijambo abayobozi bagiye batanga ku munsi w'ejo. Nushaka kwereka umuyobozi wa UN Antonio Guterres, yaravuze ngo abanyafurika muhumuke, ndetse nabonye hari ikinyamakuru cyo mu gihugu cya Uganda cyanditse inkuru ifite umutwe uvuga ngo abanyafurika muhumuke mureke kwibwa. Barakubwira ngo ikiro cya zahabu ngo kigura amafaranga ngahe muri Afurika kidatunganyije, cyagera i Burayi bamara kugitunganya kikikuba hafi inshuro 6. Yego. Ariko se kugitunganya nibyo bifata ubwo hafi ibyo bitatu bya kane bisigaye,
cyangwa ahubwo baradufatirana n'ubukene n'iryo femba ry'amafaranga. ni ukudufatirana. Ugasanga turaproducinga amashanyarazi, ibihugu bitandukanye usanga bifite production y'amashanyarazi, ariko ugasanga dufite umubare munini w'abaturage baba mu mwijima badatunze ayo mashanyarazi, tuyaproducinga tukajya kuyagurisha n'amahanga. Dufite iyo mihanda idateye imbere, dufite ibikorwa remezo nyine bitaragera ku rwego runini, ariko ba bantu bacu bajya muri ibyo bihugu by'amahanga bakajya kubaka ibikorwa remezo, bakajya gukorera ayo mafaranga, bakajya guteza imbere ibyo bihugu by'amahanga, kandi iwacu natwe dukeneye izo mbaraga. Mbona ko abanyafurika yego hari ibyo tutakwishoboza, aka kanya hari ibyo tutakwishoboza. Iryo terambere ntabwo ryahita riza direct, bisaba nyine yuko tubona izo nkunga z'amahanga, bisaba yuko tubona iyo experience y'amahanga, tusaba yuko tubona ibyo bitekerezo byabo bantu bamaze kugera kuri iyo step, kuri iyo level. Ariko natwe hari icyo tuba dukwiye gukora. Ejo ngira ngo umwe mu bayobozi batanze ibiganiro, ndavuga perezida w'igihugu cya Kenya William Ruto, ndatekereza kuko n'ubundi turaganira ku bihe by'ingenzi by'iyi nama. Ubundi twareba ku bindi byavuzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ubwo ndakubaza, ibyo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ejo yavuze ko amasezerano menshi yagiye atangwa kuri Afurika, ariko bikarangira adashyizwe mu bikorwa ngo agire icyo atanga gifatika. Ibi rengane niko yavuze umukuru w'igihugu. Yego, ariko ku rundi ruhande abanyafurika tugomba gufata inshingano mbere y'undi wese. Icyo narindi kubwangiye kubaza, ibi ntibishobora guteza umwuka mubi hagati ya Afurika ndetse n'ibindi bihugu, ubwo ndavuga biriya bihugu bikomeye bitera inkunga ibihugu byinshi byo muri Afurika. Ese nta ngaruka bishobora no kugira ku gihugu cy'u Rwanda kuba umukuru w'igihugu ari watangaje ibyo? Icyo umuntu yagitekereza cyane, kuko ibi ngibi wibuke ko bije nyuma yuko hari ibihugu birenze kimwe biri kugenda bidusabira ibihano mpuzamahanga. Ikindi cya kabiri wibuke ko yego Perezida Kagame arabivuze, ariko wibuke ko abivuze imbere ya Macron w'Ubufaransa. Ubufaransa nta myaka 5 irashira twiyunze, kubera ko twahoraga tubashinja yuko bafite uruhare bagize muri genocide ariko batemera, ariko barabyemeye. Yego, nanjye niyo mpamvu mvuga ko nta myaka 5 ishize twiyunze. Aka kanya hari ibihugu byinshi by'ayo mahanga bisa naho bigifitanye ikibazo n'u Rwanda. Benshi rero iyo ufitanye ikibazo n'umuntu nk'uko nguko, nta nubwo babyumva nyine mu buryo buri by'uwo mubano mpuzamahanga, iyo speech mpuzamahanga. Babyumva yuko wabwiraga abo ngabo mufitanye ikibazo. Ari no mpamvu ntekereza ko abenshi umubare munini bashobora gutekereza ko kwaba bisa no kwihenura kwa His Excellence, ariko njye mbibona ko yavuze mu buryo busanzwe. Ivan, yego, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yakomeje avuga ko nta muyobozi wo kwisi uko igihugu cyaba ari igihangange kose uzacungura umugabane wacu. Biganiro nk'ibi bikwiye kutwibutsa ko binyuze mu fatanye twarenga inzitizi zose ziri imbere. Ibyo ni byatangajwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ndacyakomeza kuri cya kibazo cyuko nta ngaruka bishobora kugira. Afurika ni umugabane tuzi ko niyo realite, yego, yuko ubayeho utega amaboko. Iyo niyo realite, kuko nabo ku munsi w'ejo bagiye babigarukaho kenshi. Yego, ikindi igihugu cy'u Rwanda bwo nacyo ndahita mbisanisha, ni igihugu ntago gitega amaboko, ariko nanone ni igihugu gikenera inkunga mpuzamahanga kugira ngo ubukungu bwayo butajya hasi. Yego, ariko nabwo akenshi bufite icyo igihugu gitanga kugira ngo kibone izo nkunga mpuzamahanga. Akaba ari nako bimeze ku mugabane wa Afurika. Ko nekereza ko ayo mahanga ntago yajya aduha izo nkunga ziko nayo nta hantu yungukira. Icyo nakibaza, ntago iyi namba ya Africa Forward Summit kubundi igamije ubufatanye bwa Afurika n'igihugu cy'Ubufaransa, ariko hakaba hajemo noneho n'isi muri rusange.
ntacyo bishobora guhungabanya noneho ku bukungu bwa Afurika na hahandi iyo ibihugu bya Afurika byagwaga mu gihombo byakuraga amikoro yo kuzahura ubukungu yavaga noneho kuri iyi nshuro hakaba noneho hatagaragara ubwo ngubwo tukagongera kubona za nkunga ngo nicyo ndi kuvuga bikaba byatuma umugabane Afurika ujya habi kurushaho ko tubona ko n'umugabane n'undi tuwe n'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere byinshi. Baje ikibazo cyiza ariko mu by'inama yizeho ahanini turaza no kubireba muri speech z'abayobozi bagiye batandukanye makuru yabigarutseho aravuga ati dukwiye kugabanya gusabiriza cyangwa kwaka inkunga amahanga. Iyi nama y'ubwa iri gushaka cyangwa se igamije kwigira kwa Afurika mu bijyanye n'iki nujya kureba ukabona ibihugu by'i Burayi ndetse n'ahandi resources zibakoresha nyinshi ziva muri Afurika. Vuga ngo akaye nubwo dufite ubwoba ngo ibyo bihugu nibituvaho byo hanze Afurika nibituvaho ngo turagwa gutyo nabo ntago bakemera badutakaza kuko resources ibyo bakoresha mu nganda byose byinshi umubare nyamwinshi biva muri Afurika. Rero twe tumenye kubikoresha ibyo dufite resources zacu tukazikoresha byadufasha mu kwigira aho kugira ngo ibyo bihugu bize gutwara ibyo bintu byose amabuye y'agaciro bayajyane amapeteroli amagaze n'iki aho biva byose babijyane bajye kubikoramo izindi products noneho zize zaduhenze. Ahubwo ngiye mbona ko nabo ntibakemera ahubwo baraza mu buryo butari ukutwiba ahubwo baze nk'abafatanyabikorwa natwe tujye muri icyo gikorwa. Nuvuga ngo niba baje ntibaze ngo tuje kwiba ayo mabuye y'agaciro ngo tuyajyane ahubwo baze badiringe vuga ngo ibi nibi turabikora turabijyana tubikora ariko muri abafatanyabikorwa. Sinzi niba uri kumva icyo kintu. Yego ubwo nuko bimeze ibyo ni bimwe mu byatangajwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda aho kugira tujye noneho mu muhango wo kurahira kwa Yoweri Kaguta Museveni ariko ntabwo nabura kubabwira ko abayobozi bitabiriye Africa CEO Forum batangiye kugera mu Rwanda. Minisitiri w'intebe wa Cote d'Ivoire Robert Begre Mambe na perezida wa Guinea Conakry Mamadou Doumbia bamaze kuba bagera mu Rwanda aho bitabiriye inama ihuza abayobozi b'ibigo bitandukanye abashoramari n'abanyapolitiki baturutse muri Afurika ndetse no hirya no hino ku isi izwi nka Africa CEO Forum. Robert Begre Mambe ni umwe mu bakuru b'ibihugu na za guverinoma bemeje ko bazitabira Africa CEO Forum iteganyijwe kuwa 14 no 15 Gicurasi 2026 muri KC ngo ni Kigali Convention Center. Twiteze ko n'ubundi mukuru w'igihugu azaba hari n'aba na zindi gahunda afite kuko hari igihe bafite gahunda nyinshi akaba afite nk'urundi ruzinduko n'ubundi rw'akazi. Rero bakiriwe na Ministre Bizimana Govi. Ni inama izaba iminsi 2 ndetse ikaba izaba hagati y'itariki 14 na 15 ubwo ni ku munsi wo kuwa 4 ndetse no ku munsi wo kuwa 5. Ni inama izenguruka mu bihugu bya Afurika bitandukanye biri mu Rwanda akaba ari nyine ariko rugezweho mu kwakira kuri iyi nshuro ya 3 iyi nama iba ndetse ni inama banakiriye bwa mbere muri 2019 ndetse bongera no kuyakira 2024. Ni inama itegurwa n'ikigo cya Jeune Afrique Media Group ari nayo bagira nyine kira kinyamakuru cya Jeune Afrique aho bafatanya na societe y'abasuwisi yitwa Rainbow Unlimited izobereye mu gutegura inama zikomeye zijyanye n'ubukungu. Ni inama mpuzamahanga nyine izahuriza hamwe bavuga rikumvikana mu rwego rw'abikorera ku mugabane wa Afurika barimo abacuruzi abayobozi b'ibigo bikomeye ndetse n'abashoramari. Ikigo kandi cy'ubucuruzi nacyo cyemererwa kwitabira iyi nama. Ikigo icyo ari cyo cyose cy'ubucuruzi kiba cyemerewe kwitabira ndetse ni inama iyo wifuza kuyitabira upfa kuba byibuze winjiza byibuze ku mwaka
amafaranga atari munsi ya miliyoni 20 y'amayero. yego ubwo nuko bimeze reka tujye 20 z'amayero urazumva ndazumva ubwo narenga nka miliyari asaga hafi miliyari 30 nasaga miliyari 30 z'amafaranga y'u Rwanda. ubwo nuko bimeze kuri iyi nama ubwo tuzakomeza kubakurikiranira kuko haracyari izatangira ku munsi w'ejo. ubwo tuzaba tuhabaye ahubwo reka nsabe hariya rwose kuri tekinike batujyane rwose mu gihugu cy'Ubugande aho ku munsi w'ejo perezida w'iki gihugu Yoweri Kaguta Museveni arahira manda ye izageza mu mwaka wa 2031. ni umuhango watangijwe n'amagambo y'amarangamutima menshi Yoweri Kaguta Museveni yatangaje. nicyo kintu kiri kugarukaho cyane ariko ati musengere umugore wanjye ararwaye. Yego aka kanya nitujya kuvuga uyu muhango muri rusange turubuze guhera ku buryo aba perezida batandukanye bagiye bakirwa tuze kugera ku muhango nyirizina. Yego aba perezida